tubanje kubasuhuza mwebwe abadukurikiye, bashiki bacu, bakuru bacu, turabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Tugize rero umugisha udasanzwe nk'uko tuwumaranye iminsi muri iki cyumweru cyose twigana ijambo ry'Imana. None n'uyu mwanya turagarutse kugira ngo dufatikanye n'abadukurikiye mwese kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Rero muri uyu mwanya njyewe turi kumwe nitwa Nigena Etienne, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Liberateur Jean Floribert. tugiye kwigana rero icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo gutsinda gusenga ibishushanyo. Tutarakomeza twabanza tugasenga, umuvandimwe akadufasha akadushyira imbere y'Imana. Twubashye Imana, reka dusenge. Uwiteka turagushimiye, turaguhimbaje, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye yuko uburinzi bwawe budahema kubana natwe, uhora uturinze atari uko turi abakiranutsi, twihanganiye kugira ngo tubone umwanya wo kwihana. Yego. Uwiteka tugize amahirwe yo kwiga ijambo ryawe nk'uko wabisezeranye, turakwinginze ngo ubane natwe, utsinde imitima yacu, tubashe gutsinda gusenga ibishushanyo no kwiga gutsinda ibindi bigirwamana biba mu mitima yacu, Amen. kugira ngo Uwiteka tukugire nyambere. Ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi iri kutubwira gutsinda gusenga ibishushanyo, hari amagambo ahari kuri icyo cyigisho avuga ngo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 8 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, Pawulo avuga ko urukundo rurinda umuntu gusenga ibishushanyo. Iki gitekerezo gisubirwamo kandi kigasesengurwa mu rwa mbere rw'Abakorinto 10:23 kugeza mu gice cya 11 ku murongo wa mbere. Yego. Avuga ku rukundo dukunda Imana, aravuga ati ntihakagire umuntu wizirikana ubwe, ahubwo azirikane na mugenzi we. Amen. Uku ni ugukunda abandi. Yego. Pawulo ari gutinda cyane ku bintu byerekeranye n'urukundo, ko ariho hari intsinzi yo gutsinda gusenga ibishushanyo. Uyu munsi tujya rimwe na rimwe dushobora kuba tutumva iki kintu cyo gusenga ibishushanyo cyangwa kugira izindi mana mu maso yacu, Yego. bikubiye mu itegeko rya mbere hari n'irya kabiri. Abantu benshi dushobora kuba tutabyumva mu mitwe yacu, ariko tubonye ko ahazava umuti wo gutsinda gusenga ibishushanyo Ni ukugira urukundo. Yego. Urukundo ruri hagati yacu n'Imana ndetse na bagenzi bacu. Rero hari amasomo baduhaye tugiye kwifashisha kugira ngo tubashe kumva neza umugambi w'iki cyigisho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ni igice cya 10 umurongo n'uwa 17. Turagera ku murongo wa 22, aho tugiye kurebera ku gitekerezo cy'umusore w'umutunzi wagize ibintu bimugira mu mwanya w'Imana, bikaza gutuma ubwami bw'ijuru abubura. Rero ku murongo wa 17 aravuga ngo ageze mu nzira, uwo ni Yesu, umuntu aza aho ari yirukanka, aramupfukamira aramubwira ati mwigisha mwiza, nkorene ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramusubiza ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza keretse umwe, niwe Mana. Uzi amategeko ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukabeshyere abandi, ntukariganye, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha, yose narayitondeye yemereye mu buto bwanjye. Yesu amwitegereje aramukunda, aramubwira ati ushigaje kimwe, genda ibyo ufite byose ubigurishe, ubigure imiya uzifashisha abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere ko uzunkurikire. Yumvise iryo jambo, wa musore mu maso he harahonga, agenda afite agahinda kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Irindi somo baduhaye naryo riri muri ubwo butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ibice ni 12 ku murongo wa 28 kugeza 31. Aravuga ngo nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati iry'imbere ni iri ngo
umva Isirayeli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. amen Nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. amen Murumva ko aha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo tumaze gusoma bari kugaruka ku kintu cyerekeranye n'urukundo tugira hagati yacu n'Imana ndetse na bagenzi bacu. Twahereye ku by'umusore w'umutunzi, yego batubwira uburyo yari atunze pe, mu bigaragara yari afite ubutunzi, ariko asanga Yesu aramubaza ati ese nakora iki kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Yesu amubwira ko akwiye kugurisha ibyo afite byose yego maze akamukurikira. Amubajije iby'amategeko ati ayo rusore rwose narayitondeye, nta na rimwe nasize. Ariko buri ikibazo cyari kiri he, ko amategeko yose twabonye ko yari yayitondeye? Ikibazo buriya rero bitewe n'uko hari ikintu Imana yamubwiye, Yesu yamubwiye ngo akore, bitewe n'urukundo rwe rwari rwaragiye ku butunzi aho kugira ngo rujye ku Mana, byaje kurangira ubutunzi yanze kuburekura. Ubwo byumvikane ko bishoboka ko umuntu ashobora kuvuga ko yitondera amategeko, ariko igihe udasohoza ibyo agusaba bikaba bihwanye n'uko uri gukorera ku busa cyane rwose. Niba amategeko adusaba gukunda Imana ndetse na bagenzi bacu, ariko bakaba bagusabye kugira ibyo wafatamo bike mu butunzi ufite ngo uha abakene, yego ibyo bikaba ikibazo. Ubwo bivuze ko urukundo hagati yawe na bagenzi bawe ndetse no hagati yawe n'Imana rufite ikibazo. Rero umwanditsi w'iki gitabo w'iki cyigisho yakomeje atubwira ngo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10, Pawulo akora nk'ibyo Yesu yakoze muri Mariko 12, ari byo ibi bikurikira: yahuje amategeko abiri akomeye y'urukundo, gukunda Imana no gukunda mugenzi wacu. Amen. Na Pawulo iki kintu yakigishijeho nk'uko Yesu yari yarabigenje. Mu nkuru y'umusore w'umutunzi rero twasomye, Yesu ahuza ubwo buryo bubiri bw'urukundo, kandi akora ibyo arengurira mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4, hahandi avuga ko Uwiteka ari we Mana yonyine. Ndetse n'igisate cya kabiri cyari cyanditsweho amategeko. Iki kibazo uyu musore w'umutunzi yari afite ni uko yakundaga ubutunzi bwe kurusha uko akunda Imana na bagenzi be cyane. Urumva hano ikibazo cyari kiri, niho ikibazo gishingiye. uyu musore nta rukundo yari afitiye Imana ruhagije, nubwo yakomeje kwirata imbere ya Yesu amubwira ko amategeko yose yayitondeye, ariko yagira ibyo asabwa gukora bikaba ikibazo, bikanga. bivuze ko n'ubundi ibyo yavugaga yabeshyaga. buriya rwose byari bihabanye n'ibyo hano we yahamije n'akanwa ke. Rero yahaga ubutunzi bwo ku isi agaciro karuta ako yahaga ubutunzi bwo mu ijuru. Yahaga amafaranga agaciro karuta ko yahaga abakene. Yasengaga ibishushanyo. Urumva bahise baca rwose umurongo ko yari afite izindi mana mu maso ye. Ariko ejo ku ngingo y'ejo twasoze dufite ikibazo kivuga ngo ese ni ibihe bintu natwe tujya tugira nyambere bikatubera ibishushanyo? Gusa rero ntabwo ibishushanyo ari ikintu kibajwe gusa mu mabuye cyangwa mu mbaho. Urabona ko n'uyu musore icyo yasengaga bwari ubutunzi, nibwo yari ashyize imbere. ngo bivuze ko ikintu cyose duha umwanya kukirutisha Imana, icyo kintu rwose nta kabuza cyabaye ikigirwamana. Byaba ari ikibazo rero natwe abantu bo muri iki gihe cyacu uyu munsi tubaye twaba tumeze nk'uyu musore w'umutunzi. kandi koko iyo witegereje umwanya tumara mu bintu byo mu buzima busanzwe, uburyo tubiha umwanya mu kubishakisha, ariko ku byerekeranye no gushaka ubwami bw'Imana usanga tubiha agaciro gakeya, akanya gakeya, rimwe na rimwe ntitubikore. ntekereza ko natwe twaba turi mu kugera ikirenge cy'uyu musore w'umutunzi. ariko buriya turaza kureba inama se ni iyihe, turakura he intsinzi yo gutsinda gusenga ibishushanyo. hasi rero barakomeje baravuga ngo ukurikije inyigisho za Yesu, akurikije inyigisho za Yesu, Pawulo agaragaza ko ihame ryo gukunda Imana
ukayirutisha ibintu byose, Mhm. ndetse no gukunda bagenzi bawe nk'uko wikunda, rigora gukoreshwa ku bivugwa mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:27 na 28. Mhm. Ibi bisobanuye ko n'ibintu byemewe n'amategeko Mhm. bishobora kutagira akamaro cyangwa kutagira icyo byigisha, Mm. kuko bishobora kuba bibangamiye umutimanama w'abandi. Amen. Iri hame rikubiye mu magambo avuga ngo mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Amen. Avuga ngo mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Pawulo agaragaza ko gusenga ibigirwamana Mhm. bishobora kwigaragaza mu buryo Butandukanye. butandukanye nk'uko twari turi kubivuga, Mhm. kuko ikintu cyose gihabwa icyubahiro kigenewe Imana Mm. yonyine ari ugusenga ibigirwamana. ntabwo ari uguha umuntu icyubahiro yari akwiye, oya, cya cyubahiro cyari kigenewe Imana ukagihereza ikintu runaka icyo ari cyo cyose. cyari Ubwo biba bivuze ko Imana nyine wayisimbuje wayisimbuje, icyo ngicyo. kandi twabonye yuko ngo biyitera ishyari. Biyitera ishyari. Rero amagambo ya Pawulo yo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31 kugera ku wa 11 ni umwanzuro w'igice cya 8 kugera ku gice cya 10. Agaragaza ko ataharaniraga inyungu ze bwite keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Niko yiganye Kristo. Amen. Bivuze ngo Pawulo ibintu byose aho kugira ngo asenge ibishushanyo, akore nka bya bindi Abikorino bakoraga by'ubusambanyi n'ibindi byaha bitandukanye, no kugusha abantu no kurya inyama, bya bindi byose twagiye tubona yarabyigomwe kugira ngo nibura ubwoko bw'Imana burokoke. Amen. Basoje batubwira ngo Pawulo niko yiganye Kristo. Yego. Kwigana Kristo, iyo twize ubuzima bwa Kristo kuva akiri uruhinja kugeza asubiye mu ijuru, akiri hano ku isi, tubwirwa ko yabyirutse ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. Urumva rero Pawulo nk'umuntu usanzwe wiganye Kristo bigakunda, natwe uyu munsi burya byashoboka. Urumva rero gutsinda gusenga ibishushanyo ni ukwigana Kristo mu byo yakoraga. Amen. Aha niho hantu hari umuti, kuko kwigana Kristo mu byo yakoraga niho n'ubundi hari buze ya magambo kugira urukundo hagati ya bagenzi bacu ndetse no hagati yacu n'Imana. Rero hano hari ikibazo gihari, ni mu buhe buryo ushobora kwiga kurushaho gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Icyo ni ikibazo dusorejeho muri uyu mwanya. Ni mu buhe buryo ushobora kwiga kurushaho gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda? Rero ari mwebwe abadukurikiye, dusoreje ahangaha. Mutwandikire muri komenti, mubaze ibibazo, ibisubizo bizajya bibageraho uko bwije n'uko bukeye, uko turushaho kugenda dusobanukirwa mu ijambo ry'Imana. Umwuka wera dufasha. Reka nk'uko twatangiye n'ubundi dusenga, dusoze n'isengesho. Ikindi mbere y'uko dusoza, abantu bashobora kuba bashaka kwiga ijambo biruseho, kuri description ya group y'iyi YouTube harimo link, ushobora kujoininga WhatsApp group tukajya dukomeza kuganiriramo ijambo ry'Imana. Reka Etienne adusoreze dusenga. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye uburyo ubanye natwe muri uyu mwanya tumaze twiga ijambo ryawe. Data wa twese uhabwa icyubahiro. Amen. Tukugiriyeho umugisha. Tubonye intsinzi yo gutsinda gusenga ibishushanyo. Tubonye aho twakura umuti wo kutagira ikindi kintu cyose tuguharika, Mana yacu. Tubonye ko ari ukugukundisha umutima wacu, ubwenge, imbaraga, ndetse tugakunda na bagenzi bacu, kandi tukagira umutima wari muri Kristo Yesu. Reka Nyagasani ubidushoboze muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu. Amen.